Nongeye kubaha ikaze kuri ya YouTube channel y'Abanyarwanda ariyo Rwagasabo News, ikomeza kugenda ibagezaho amakuru agiye atandukanye cyangwa se agenda ari gucaracara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Nk'uko mwabibonye kuri description ya video, kuri uyu munsi wa none tugiye kurebera hamwe application umuntu ashobora kuba yakoresha ariko akayikoresha nayo ubwayo imufitiye umumaro. Wakwibaza uti imufitiye umumaro gute rero? Ni application ushobora kuba wakoresha ukayikoresha wishyurwa bakubarira. Nk'uko murimo murabireba hano hejuru kuri video hariho $100. Uko ugenda urushaho gukina ino game murimo murareba imbere yanyu niko bagenda bakubarira. Mu by'ukuri rero aya makuru arizewe kuko aya makuru nyafite 100% kuko maze kubikuza inshuro zirenze enye, bityo rero urumva ko ayo makuru yizewe kandi mu by'ukuri ntago namenya ibyiza nk'ibyo ngo mbyihererane namwe ntayibagejejeho. Icyo usabwa rero nta kindi ni ugukurikira ino video ukareba kugira ngo nawe ubashe kumenya uburyo uzajya ukina iyi game, bityo ukabarirwa nawe ukaba wakwishyurwa udafite n'umwanya. Yewe ushobora kuba wayiha n'umwana agakina umeze nk'uwikinira nyine biraho, ariko uruhande rumwe akaba ari no gukorera amafaranga, nubwo aya mafaranga nyine afite uburyo abikuzwamo nayo iyo wujuje ibisabwa, kuko hano $100 bakwishyura ari uko wujuje 300. Nkuko murimo murabireba rero hano hariho 291.80. Urabona ko 300 ari hafi kuzura. Icyo usabwa rero no gukurikira video yose ikarinda irangira kugira ngo urebe neza n'uburyo babikura. Mu by'ukuri iyi business irizewe kuko ubikura ukoresheje mobile money cyangwa se credit card. Icyo ushoboye hafi nicyo ukoresha, ariko nagushishikariza kubikura ukoresheje mobile money kubera ko nibwo amafaranga yawe ahita akugeraho byihuse. Mu by'ukuri rero nta kindi usabwa, urasabwa kujya Play Store aho usanga ukura ama application yawe. Nurangiza ujye muri search, numara kujya muri search usacinge icyo ngiye kubereka hano imbere yanyu. Numara gusacinga usacingemo kuno iyi application ni uku yitwa. Numara kuyisacinga uraza kuhita uyibona. Numara kuyibona uyidownloading uyifungura, ariko umanza making sure neza ko email iri muri telefone ari yawe, kubera ko amafaranga abikuzwa na email nayo ibikenewe. Icyo gihe rero iyo email atari yawe kuyabikura bishobora kukurushya. Ubanza making sure neza niba email ari muri telefone ari yawe. Numara ku making sure ubundi uyidownloading nyine uyifungure ubundi utangire ukine. Hano hejuru rero kuri $100 ushobora gutangira kubika. Nkuko murimo murabireba ushobora kubikura $100 ari 300 cyangwa se ari 500 no gusubiza hejuru, byose birashoboka, ariko amacye ashoboka ni 300 niyo baheraho babikura. Mu by'ukuri rero ubikura ukoresheje mobile money nk'ibisanzwe. Nuramuka rero ukinnye ukuzuza ibisabwa, urebe aho munsi ya video muri description ndaje ndasigamo nimero yanjye, bityo uzanyandikira WhatsApp ikibazo cyose uzahura nacyo nzagufashe. Icyo usabwa rero ni uguscrollinga ukanda open kugira ngo ifunguke nyine ugakomeza ugakina. Ikiza cyingiye rero nta megabyte isabwa, waba uzifiteho waba utazifite. Icyo usabwa ufungura connection nyine bisanzwe, wamara gufungura connection ubundi ugatangira ugakina. Icyo gihe rero iyo utangiye gukina nkuko murimo murabireba ugenda uhuza imipira igiye ifite nimero zisa. Abana niba ari 3-2 ugashaka 3-2 yayo ugashyiraho, niba ari 3-4 nuko byose bagenda bakuba. Icyo usabwa rero nta kindi ni ugukanda subscribe ugafungura akazogera kugira ngo video yose tuzajya dukora ijyanye n'ama application wakoresha ukajya wakoresha uhembwa. Niba rero wifuza kujya ubana natwe kanda subscribe, ufungura inzogera, ukande like, share ndetse na comment, uyisharinge na bagenzi bawe kugira ngo ibyo byiza wamenye nabo ubibasangize. Ndabakunda cyane rero, ciao ciao. Ibisigaye mbonye video yaza kuba ndende. Wowe nuramuka ukinnye cyangwa se muri video yacu itaha nzagaruka mbereka uburyo umuntu abikura amafaranga iyo amaze kuzura. Mu by'ukuri rero iyo ushaka kubikura wujuje ibisabwa
ukanda hano hejuru kuri withdraw, ubundi ugakurikiza amabwiriza, ibindi uwo bizajya binanira azanyandikira mufashe myereke ubundi buryo. Murakoze.